mbere yuko Imana ikurema yabanje kukuremera Edeni ndetse ishyiramo ibintu byose wowe uzakenera, amashuri uziga, umugabo uzagira, umugore uzagira ndetse n'urubyaro uzabyara. Niyo mpamvu udakwiye gutinya kubera ko Yesu agufitiye byose wakenera. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi yasomye ijambo rirambwira ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Ndagira nkubwira ngo Imana yakoze ibintu byose uzakenera kugeza upfuye. Reka ubwoba ahubwo tumbera Yesu kuko agufitiye byose wakenera. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi ruriho amagambo akomeye y'uko Uwiteka azi abantu be. Nimba uri umuntu w'Uwiteka nushaka uryame wizigure usinzire kuko Uwiteka akubereye amaso. Yesu aguhe umugisha. Amen.